nta kintu nkora ntishe nakora mundeba byanyabyo I swear if I ana kimwe cyose mwanirwa kuba comfortable mundeba ariko njye ndi comfortable ye nagize trauma ngira muri church nagize ngo ninjye ufite ikibazo kuko nasanze numvaga ari ahantu ngiye gusanga bo batakatifu bameze gutya ubundi ibyaha ijambo ibyaha ni ibyaha ni ibintu byaha bya hano bijyana n'icyo twita umutima nda ni ibintu bigufasha gucura abandi iyo umuntu avuje ku isi Imana imuha ibintu bine byo kuzabaho imuha amazi imuha ubutaka ikamuha umwuka ikamuha n'umuriro irungu ntago rigira idini abantu badeprima bari muri church abandi bakadeprima irungu nukunanirwa kubana nawe ubwawe life purpose yawe ni igena surroundings riko byumva ni igena abantu ugomba kuba uri kumwe nabo ni kugenera ahantu ugomba kuba uri iyo ngiyo uyimenye nubwo uri president usohoka muri office ukagenda iyo usanze habanye n'ibyo uri burasohoka agenda ntago uza abagabo muri quartier babakene ariko abagabo yego avuga ijambo kumva n'umugabo nubwo nta mafaranga afite ariko yavuga ngo te umuntu n'umugabo hari n'abandi tuza abakire b'amabono Hi friends and family, bahaye ikaze kuri The Grace Note Podcast, a place where your faith meets your life and young heart come alive. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo idasanzwe nibaza ko ishobora gukora kuri buri gice cy'ubuzima cyacu twese. Balanced life in God's way and verse normal life. Ni gute twabaho ubuzima bwubahisha Imana still tukenjoyinga ubuzima bwacu nk'uko tubitekereza tukagera kuri dreams zacu akazi ku ishuri n'ubundi buzima bwose. Turi kumwe n'umushyitsi udasanzwe ugiye kudufasha gusobanukirwa cyangwa se kumva neza ni gute twabaho mu buzima bwubahisha Imana still tugakomeza tukabaho mu isi nk'uko benshi bajya bavuga ngo Christian life is boring ngo muhora mumeze gutya njye noneho bansubiza ngo meze nk'umupasiteri nk'umupadiri kandi okay si bibi kuba wamera gutyo ariko se ni gute ushobora kuba wakubahisha Imana mu buzima bwawe and again you live your life you live your dream. Bahaye ikaze murakoze cyane natwibwira nitwa Mirimbera nkaba ndi umutumirwa wawe muri uyu munsi atari kuvuga na bya bindi ndakakunda ukora professional actually ndi umucuruzi nkaba n'umu art therapist mfasha abantu ku ndwara zo mu mutwe nkoresheje art nibyo nkora bya buri munsi nkanacuruza nibyo nkora ibindi I think balance ndi umunyarwanda naza kubuyumva cyane. Before we dive into deep nifuza kubaza ni iki kintu abantu batakuziho? Ikintu abantu batanzeho ni byinshi actually abantu uko ngaragara nuko ndi biratandukanye cyane. Ikintu abantu batanzeho nta muntu amera ko ntanywa inzoga kandi sinjya nzinywa kuko mporaho byabereye urabona byabaye kandi bitabaye niyo nicaye mfite nka Sprite hano gutya ushobora kureba ibisa gutya ukagira ngo ni nka gin ndi kwinywera kandi atariyo. Ikindi kintu mbamo actually mba muri creative industry cyane managing abahanzi basekira ko nta muntu ubizi nibyo abantu batanzeho ndasindi bavuga ariko barahari nka babiri kandi mujya mubona batwika. Reka dutangire kuri topic yacu. What does balanced life and God's way and normal life means to you? Actually, before I go deep, I have a question about that. What is God's way? God's way. What do you think is God's way? Okay. Ubu no kugenda mu nzira n'ikiganiro ko interview n'ikiganiro. God's way ni ugukora ibyo Imana yishimira. Urugero tuzi neza ko friendship ntago ari mbi kuba twakundana n'ibyo Imana idusaba yego ariko niba hagiyemo ubundi buryo bw'ibyaha that's not God's way niko mbyumva. Ikindi kuba twaba tuzi neza ko kuba
wisiyemera cyangwa se kuvibinga hano hanze ni ukunywa ayo matabi ni ukunywa inzoga ni ugukora ibiki I think ushobora kuba waba cool ibyo bintu utabinyweye ushobora kugendera mu nzira z'Imana wirinda ibyo byaha kandi ugakomeza ukaba umuntu. That's God's way, niko mbyumva. So what is normal life then? Did you know very normal life yanjye? Urasubiza ikibazo nakujije. How we going to work out? Actually, nje ibyo uvuze niyo normal life yanjye. Niyo normal life yawe. Ntekereza ko wenda ngiye kuri topic warumbajije, urakoze ku kibazo umbajije. Normal life na God's way nje nta bunya bitandukanye. Ko n'ubundi ntekereza ko ntacyo nkora nta nicyo mbamo Imana idashaka. Wowe. Yego. Okay, we are saying in general. In general. N'abandi bose. Ntabwo ufite shoyo niba uyu munsi twari guhurira aha isaha. Ntacyo ari kubikora ngo bitaba. Uriya mugabo ahagaze nta kintu cyari kugira ngo atahagarara. No ni imyumvire yanjye ntikurangaze. Reka nkomeze bi develop ndaza kubyumva. Kuri ibyo rero wenda umbajije kuri God's way hari indangagaciro abantu bagomba kuba bafite, wenda kugira uko witwara, kugira ibyo wemera, kugira ibyo ukurikiza n'amahame ya buri munsi atuma ubana n'abandi neza. Ariko God's way mu by'ukuri njye nyifata nk'urukundo, kuko Imana ije misi itegeko rishya tugenderaho nangana urukundo, gukunda Imana no gukunda mugenzi wawe. Ni iryo ryonyine, nta yandi 10 ngo ntuzasambane, ntuzibe, ayikubiye muri aya biri mvuze. Rero ntekereza ko ariyo God's way, kandi n'umugome bafite abantu akunda. Sometimes bigoye ko dutandukanya God's way na normal life yacu. Ariko ngarutse kuri topic yawe ni nkunda n'izina ryawe The Grace Note. Normal life abantu barayifashe bayigira nkaho ari ubuzima bw'ubupagani nk'uko mujya mu byita, cyangwa se abanyamadini bakunda kubyita. Noneho Grace way bayishyira muri church, cyangwa se God's way bayishyira muri church. Ariko honestly speaking, njye nagize challenge, nabonye abantu basanzwe muri church batari na real, kandi bicaye mu rusengero barimba muri korali ariko batari real, badashobora kubabo, badashobora kukubwiza ukuri, bagutinya akaguca ku ruhande ati nyamara ko rino urebye, kandi icyo ashaka kukubwira nuko ari oya, ariko akayishaka ukuntu ayigoronzora akaguhakanira ibintu yagombaga gukora cyangwa se akakubeshya, kandi abyita ko biri holy. Kuko ari muri church. Rimwe na rimwe ngiye nagize trauma ngira muri church, nagize ngo ninjye ufite ikibazo, kuko nasanze numvaga ari ahantu ngiye gusanga bo batakatifu bameze gutya, mbega urabona ukuntu bumeze, bivugira gahoro vibes ziri balanced. Noneho mageze mbona ibyo ntinya gukora barabikora ubwo byitandi mazina. Yeah, that's the challenge I have met in church. Uretse ko nyine church n'ubundi atari ahantu hari ntagara hatagatifu. Hatagatifu. Hajya abarwayi. Hajya abarwayi. Nuko ibisazi byacu bitandukanye. Yeah, normal life rero kuri ngewe ni ubuzima bwa buri munsi, ndetse ntekereza ko butangirira ku cyo twita God's way. Kuko ngarutse kuri Genesis, reka nkoreshe Bible kugira ngo byumvikane neza. Ngarutse kuri Genesis chapter 26, Imana irema umugabo n'umugore, yarabaremye mu ishusho yayo ngo babe nkayo, batwara ibyo ku isi byose, bagire gute. Icyo gihe yaremye abagabo n'abagore, yabaremeye rimwe, ariko yabaremye mu ishusho yayo, bivuze ngo byari spirit. You get the point? Bivuze ngo turi God's, tuba muri God's way. Noneho ahubwo iyo ngiye kuza ku isi, Imana ishinzire ibyo nzaza nje gukora. Icyo gihe ntabwo nshobora gutana ngo bikunde, ko mba ndi mu bushake bwayo. Bivuze ngo impamvu ndi hiruta kuba ndiho. You get the point? Nge ikintu nkora mu buzima bwanjye bwa buri munsi, aricyo wenda mbasha guhuza na aribyo nita normal life, no gushaka life purpose. Life purpose yanjye nkamenya ngo wenda n'urugero niba ndi umukameraman ufite values. Hari ibyo ibibangamira abandi simbikora. Ubundi ibyaha, ijambo ibyaha ni ibyaha. Ni ibintu byaha nyine. Bijyana n'icyo twita umutima nda, ni ibintu bigufasha gucura abandi, bigufasha kuruta abandi, bigufasha kubeshya abandi, kuyobora abandi, kubakandamiza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko byose ni mu Kinyarwanda, filozofi Nyarwanda ni ibyaha.
ntabwo ari ibintu birenga bijya muri spirit world, ni ibintu bigarukira hano. ariko muri ubu buzima busanzwe na Bible bivuga ko twagakwiye gushyira Imana mbere, ariko nk'iyo tuvuze ngo no more life, hariho abantu bazi ko ku mugani wawe no more life ari ubuzima bw'ibyaha nk'uko babivuze, ariko nanone mu buryo bw'abakristo hari ibintu byinshi tuzi ko abakristo badashobora kuba bakora. Hari ibintu byinshi tuzi ko ngo ibyo bintu wabikoze, nk'urugero nkawe uri umujene ukijijwe ariko ufite umanaginga abantu ba secular, hari umuntu ushobora kumva ko ari ibintu by'icyaha cyangwa se ari bibi watambikiye, so byumva. Rero twibaza how do you balance that, like kuba umukristo no kuba no, I'm trying to be holy. Njye mba holy, muzi ibyo mvuga, ibyo ntekereza n'ibyo nkora gusa. I don't care about the feedback, I don't care about the shit. Njye ndeba mbega ibintu uko biflowinga muri njyewe, niba mbyemera n'umutima wanjye wose, nta buryarya burimo ko ngomba kubikora. Nta kintu nkora ntishe nakora mundeba. I swear, if I nta kimwe keretse mwe mwanduka kuba comfortable mundeba, ariko njye ndi comfortable. Nise kumva ko iryo jambo abantu twumva inshuro nyinshi bavuga ngo Christian life is boring. Actually, aho ngeno hari ikibazo. There is no Christian life. Barabivuga. But nimwe mwayiremye. What is Christian life? Ntabwo ubuzima bw'umukristo bugomba kuba. Ubuzima bw'umukristo ni ubuhe? Reka duhere ku murongo. Twe kubitsinda tubivuga uko biri. Ubuzima bw'umukristo ni ubuhe? Umukristo ntago yemerewe kwitwara nk'uko abatari abakristo bitwara. Ni gute bitwara? Abatari abakristo. Hari abantu batari abakristo batanywa inzoga, badasambana, batabeshya, badatukana, badakora ibintu twita ibyaha. Kandi akaba ari lifestyle yabo. Abakaba abaki mu buzima busanzwe. Akaba ari abantu basanzwe bafite indangagaciro. Hakaba ari n'ababikorera batari abakristo. Abakitwa inyangamugayo. Akaba ari inyangamugayo. Ni mubazi mwese barahari inyangamugayo batajya bajya muri ibyo bintu kandi badafite umutima wacira urubanza. Ikindi hari abantu b'abakristo bakora ibyo bintu ariko bakabyita andi mazina. Akagospinga inyuma akabyita ngo yakugiraga inama. Barahari. Actually ubuzima bwa Yesu nibyo namaze kubwira. Yesu yishe ibintu bibiri nta cya gatatu kigeze ashyiraho. Kunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ibyo bikangana no gukunda mugenzi we nk'uko wikunda. Bivuze ngo nakukunze nk'uko nikunda. Hari ibintu ntagukorera kubera ko nakunze nk'uko nikunda. Rero ibyo bigahuzwa n'indangagaciro z'ibihugu byinshi. Ndaguha urugero. Ikintu kimwe mu bintu byazamuye Japan. Abayapani bari ku rwego rwo konsoma valeur kuri level adashobora gukopera mu ishuri kuko adashaka ko generation zamukurikira izumva ko sekuru yakopeye. Urumva level abantu bari mu mitekerereze kandi ntago ari abakristo. Usanga bibera muri za reincarnation, bibera muri ni values mbega ni tubyita natural laws. Hari ukuntu banira umuntu ya universe uko banira umuntu ntawe ubikubwiye. Urabizi neza ko ibintu Imana iduha bine niho ibibazo bitangirira. Iyo umuntu avuje ku isi Imana imuha ibintu bine byo kuzabaho. Imuha amazi, imuha ubutaka, ikamuha umwuka, ikamuha n'umuriro. Ni four elements isanzure riguha. Ni ibintu Imana yaremye ku isi kugira ngo bigufashe nka tools zo kuhaba. Ntawe ubicura undi rero ibyo bura nta muntu uhumeka umwuka mwiza kurusha uwawe mwese cyangwa mwinshi uhumeka ushoboye. You get the point? Bivuze ngo ibyo bintu bidufasha kurema ikindi cyitwa amahoro. Amahoro ni ntago nemere kugira amahoro menshi kuko iyo ngize amahoro menshi mufite igipande cya yawe. Sinzi uri kubyumva. Angaha umuntu aprenze umuziki uri kurekodinga abatubangamiye. Yego. Sibyo? Kandi warabishaka kurya kuba na volume iri hejuru. Ashaka amahoro menshi ariko twaye igipande cya yacu. You get the point? Yeah, I think you understand this. Noneho kuri icyo rero ahita mbihuza na life iri nomu. Abakristo mukunda credit. Dukunda credit. No, actually nge nta dini ngira. Ntago nemera concept y'amadini in general. Barizwe. Nta nahamwe.
ahantu haba Imana njya gusenga nkasenga nkumva nkishima nkataha. Wemera iki? Ushobora kuba nemera Imana iba hose izi byose kandi ishoboye byose. Bituma nemera Imana kandi noneho bikanyemera kudashakira Imana mu nzu y'ahandi hantu ari hose ahubwo iba muri njye. Ega ntabwo Imana bayishakira mu nzu. Tujya hariya mu rusengero kugira ngo twese duze kwemera dufatanye nk'abakristo, twumvane. Niba hari nanjye ndaza uza nkande kandi utari umukristo, none se bikenera iki? Bisaba identity yindi yo kuba umukristo nuko wemera Kristo gusa. Niba umwemera gute wavuze gutari? Ariko ntabwo ari idini. Ntabwo twagendeye ku idini. Niyo ndavuga niba uri umukristo hari amahame ugenderaho nk'uko wavuze kutanywa inzoga. Wenda nshobora kuba atari impamvu yatumye ari nk'ibindi biri ku ruhande. Kutanywa inzoga hari amahame ugenderaho nk'umukristo. Hakaba ari n'ibyo uzi n'impamvu wahisemo kwitwa umukristo. Abatayitwa umukristo, amahame y'abakristo ni ayahe? ni ukubahiriza amategeko y'Imana. Ayahe? Ari 10 ya Musa? Yego. No kugira valeur igomba kugutandukanya n'iyundi muntu wari wese ushobora kukubona. Kuba inyangamugayo, kubaha no kumva abandi, na rya tegeko rikomeye kurusha andi ryo gukundana. Urabizi ko ari amategeko yose 10 ari mu ndangagaciro nyarwanda byonyine ntiriwe njya kure. Yego. Where is my problem? Nayemera. But wemeye ko uri umukristo. Ubwo niba ari ibyo mwemera nanjye ndabyemera. Ariko umukristo actually ntekereza ko ari umuntu wawe ukagendeye ku byo Kristo yigishaga. N'umuntu ugendeye mu nzira ya Kristo, ibyo Kristo yigishaga. Kandi yigishaga ibyo tukavugaga n'ubundi. Yigishaga urukundo, akigisha kubana neza, akigisha kubanira abandi. Ariko impamvu ndi gutinda aha ntago ari uko ndi kwigeza nkana, ahubwo ndi kugira ngo hari abantu badukurikiye bihishe muri umbrella ngo ubukristo ariko bikarangirira aho mu kubivuga gusa. Yego yego. N'abakristo ki? Bemera iki? Bavuga iki? Bigisha iki? Biga iki? Nicyo umukristo afite undi atagira. Yego. Kuko hari usanga ubukristo akenshi rimwe na rimwe bwubakira ku rupfu n'umuzuko. Ubuzima bwo hanyuma y'ibyo bihe. Ariko bakibagirwa ubuzima turimo nona. You get the point? Yego yego. Aho rero niho nshaka ko twinjira. Ari nabwo wise no more life. Ahubwo reka nanjye turi kuganira. Nanjye reka nkubaze nubwo ari uri kumbaza. Yego. Ubundi ubuzima bwawe umunsi umeze gute? Nicyo udakora kubera kuri umukristo cyangwa nicyo utari umukristo wakoraga ubu ngubu utagikora? Ntaraba umukristo. Nicyo wakoraga ubu ngubu waretse utagikora? Ntunagerageza kukigera kuko nahoze ushaka kumpisha. Oya ntahandi naciye. We ntabwo nahoraga mu rusengero nk'uko mbikora ubu ngubu. Ntahandi naciye ariko ngo nasubira nko mu buzima bwo muri high school. Gukopera, nyine just cheating muri rusange. Ariko aho mnemereye Kristo neza, ntabwo ndi perfect ariko I try buri uko umunsi uje nkareba ese uyu muntu amubwiye ko nari nkwiye kumubwira, ese nkwiriye kujyayo, kuko nkirangiza nka high school hari ibintu byinshi nifuzaga kujyamo. Ndabyibuka ndi mu kabiri kaminuza, nashatse kujya muri abana twiganaga bantumiye muri house party. Hari umuntu twize kuganira nyine avuga ko house party atari hahantu habera ibyaha gusa, dushobora no kuba twayikora mu gihe turi nko ghosting abandi bakristo bati muze dukore house party, nuko ari iryo zina ryafashe. Gusa rero iyo ngiyo ntago yari iriho nyine nkuko tubibona. So numvaga nshaka kubijyamo cyane, nabishyuhiye n'abashuti banjye bambwira ngo uzazi, nabwo nzaza ndebe uko nabimeze. Mageze mbona nk'umukristo ntago ariho rwose mbarizwa, mbona ntago ari ibintu byanjye, birananira pe. Ni ahantu uba ubona uri utagakwiye kuba. So nko mu buzima bwanjye rero majije kuba umukristo, narabirebye nsanga hari ubuzima bwanjye butandukanye n'ubwo ngubwo nifuzaga kubamo, ari byo wenda twebwe twese twita no more life. Nta bindi bisanzwe bindi njyamo,
ni ukujya mu kazi, nava mu kazi nkagera mu rusengero, niyo life cycle yanjye. Yamaze kuba normal life. Yamaze kuba normal life. Yamaze kuba normal life. Urumva ko actually you converted from I balance God's life uhita wisanga muri normal life. Hinduka normal life. Balancing. Let me tell you a story of someone called Nicodemus. Nikodemo yari umuhanga mu bintu by'Imana. Yari umunyedini. Nikodemo yagiraga umwanya birirwaga niko nabyita nk'iki gihe mu language y'iki gihe birirwaga bajudginga abantu. Barenga ku judginga abantu bagera ubwo bajudginga quartier. Kati Inyamirambo sinahakandaje n'urugero benda nk'iki gihe. Ariko Jesus aje abakora surprise aho hantu batinyaga. Izo night club, yes, ndahamya ko Yesu yazi iki gihe. Abari kujya kadira kare babona kuvuga ati nkurikira. Nkurikira nawe. You get the point. Abanyedini ntago bajyayo. Ntago bibira kujyayo. Actually iyo ukurikiye iyo umaze gushepinga impamvu nabirwanyaga ntunyumve nabi n'abadukurikiye banyumve neza. Na iyo umaze gufata ikintu ukagiha amaguru ukakigira object. Uri kwegera guheza inguni. Kandi maze guheza inguni ntago ugikoze umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ni iki? Nuko nkunda mugenzi nkuko nikunda. Nge nkunda Imana kandi mu buryo bwagutse. Ntekereza ko ntacyo nagukora nkigambiriye, n'ikibi nzagukora nzaba nta kigambiriye. Kishobora kuncika ko ndi umuntu, ariko nabwo ndareactinga nkagaruka. Ku Mana rero niba koko twakurikira ibyo Yesu yakoraga, let's save the souls. Turobe abantu aho bari hose. Nta hantu hari holy ku isi hahari n'umuntu uzibanza ukabonye ko batari holy. Ibibazo byo muri church bigari mu kabyiniro. Ahubwo bitandukanye nuko wundi yeruye akaba ari bo byarimo akabikora abivuga ko ari kubyina indirimbo z'isi. Ariko nazo ni z'isi ko hari abantu bahinduye n'indirimbo za uribuka ijuru kirangira za nta mukunzi Theogene. Garuka dufatanye kurwubaka. Urazibuka? Nezo mbese ntaravuka pe. I can bet ko ntari naravuka. Izo ndirimbo zagize contribution ikomeye kurenza insengero. Uretse ko hari n'izindi bajya bavuga umuntu avuga ati hari indirimbo waririmbye nanjye kuyahura nkabireka kandi atari izo mu rusengero. Ari nk'iya Meddy, ari nka Debeli isanzwe ko gusa avuga ati burya amaso arashuka umutima ukababara ninde wavuze ko ngewe nakwanze kandi ubwo ntuzi ko umuntu yakwanze ugiye no kuyahura. Ukagera ukagaruka akatamwe ntihagira ubona umukunzi wanjye azamubwire ko mukunda nukuri wumve ubwo butumwa ari ubwawe kandi n'igi Imana yituma wumva iyo frequency ya radio kugira ngo wumve iyo ndirimbo kugarure. Semazi rero nibyo ni kuri back to the topic nandi kubwira bamwe mu bakristo bazi ko nyine iyo nzu iri kuvuga dukwiye kugendera gutyo, dukwiye kuba twakwirinda kujya no muri ako kabari kuko sinibaza ko ku mugani umuntu ukeneye gukizwa uzamusanga ku marembo y'urusengero. Aha ari ku marembo Uwazimana yaje no kuyishakira. Aba yaje kuyishaka. Nyine nk'umukristo, how can we balance that life? Twebwe twibwira ko imeze gutya kandi nyamara agakwiye kugenda mu rundi buryo. Actually nge hari ikintu wenda natangiye mvuga ndagira ngo gituma mpuza ibyo bintu byombi life wavuze. Life purpose. Arya life purpose yanjye ibitanyemerera kwicara mu rusengero kuko ntacyo mamara. Hari abandi bantu bahamagara urusengero bo bavuga baririmba abantu bagakizwa, abandi bakabwiriza abantu bagahinduka mu rusengero. Ariko iyanjye ikaba ari yo kugenda guhura n'uwo muntu muri net club nkuvuga nti akose birimo n'ibiki. Life purpose yanjye ikaba ari icyo kintu nahamagariwe gusa. Uribuka pastor ukaga Theogene. Ego ya pastor Theogene. Inzahuke. Nese audience yabaga muri church. Yabaga mu magaraje, yabaga mu binamba. Baganu ngaho ngani bagenda akabwiriza bakaza bakagenda. Ari nk'umuntu n'urugero kugira ngo ngire icyo mara ntago bisaba ko njya mu rusengero. Life purpose rero ni nacyo nabwira abantu badukurikiye. Mandate yawe biri personal kuri iyi si. Bivuze ngo ntago mission yawe niyanjye ushobora guhura. Ariko zishobora kuzuzanya. Niba wowe warahamagariwe kwakira abantu mu rusengero
njye narahamagara kujya kubazana urumva nimbazana akazi kanjye kaba karangiye mbashyira amaboko yawe ukabakomezanya ahubwo ikibazo wenda navuga nuko rimwe na rimwe nacyo kibazo twagiranye muri kiganiro twagiye tubazanya ibibazo ariko bigaruka ukanduka bikaze bizenguruka ni mandate y'urusengero na credit turiha rimwe na rimwe ntabwo baba bazifite nabo usanga nabo bakeneye gukizwa kandi ari abakozi b'Imana so rero kuri ibyo ngibyo navuga mu rusengero hakwiye kuba hakemura ibibazo birenga bine ngiye kukubwira ikibazo cya mental health church yakikemura bikarangira ikibazo cya values kurya ruswa n'ibiki byose bitahaye Imana agaciro church yabikemura bikarangira icya gatatu ikibazo cy'ubukene church yagikemura bikarangira n'ubuhe buryo kandi n'ibintu byoroshye njye niba nzi neza ko ni community actually turimo the community service niba njye I owe you nkukunda nkuko nikunda urabura gute njye mfite ibiryo by'ukwezi ntabwo bikwiye ko njye nkora stock y'ukwezi ukaburara nta n'ibyo ejo ufite kandi nkubeshya ngo uri mwene data that's a lie bivuze ngo tugomba kuba tugera na church yakakwe ko ari concept duhuriramo tukaba dufite solidarite itamenwa n'undi muntu uri hanze yacu you get the point ku buryo umenya ko landlord yakwirukanye kandi akazi kawe karahagaze ugasanga inzu reshyuye nk'amezi abiri kuko ntabwo bikwiye ko njye nsevinga miliyari kuri konte hari umuntu utabasha utafite n'inzu cyangwa njye mfite inzu 5 zikodeshwa hari bene data twirwa turirimbana muri korali badafite naho kurara iryo joro bivuze ngo ibyo rero ni task ariko byarahindutse church usanga rimwe na rimwe ahubwo bikiza abanyiritorero kurusha kubikiza abakristo niho hano honyine nabonye ku isi bahabwa funds niho batanga raporo nta yindi institution bibaho ariko muri mandate ya none ahangaha nabyo actually tutekereza ko nawe uri guharanira no kugira ngo itorero rihinduke irya Kristo rikore nk'ibyo Kristo yakoraga Kristo yakoraga ibyo yari kuri level yo kushiduka yatanze byashize ibyo bazanye abo ngabo bose yabitanze byashize ariko kare nawe ubwo ati mwige gusenga bavuge ngo ifunguro dutungura duhe none nta bwoba bw'ubuzima bwe afite kubera ko kubaho yumvaga azaba ubutumwa yari afite bwarutaga ubuzima bwe you get the point niyo mpamvu rero nagarutse kuri life purpose nk'ahari izingiro ryo guhuza ubwo buzima wambazaga njye life purpose yanjye nkanjye ndiyizingi ama bridge njye muza abantu n'ibintu bitandukanye rero ibyo ntabwo bigira igiciro nta no gusa kumbimembera kugira ngo ngire icyo nkumarira ntabwo bisa ko ndyoshya kugira ngo ngire icyo nkora no birandya njye ngira ziri nkabikora nkavuga nti ibi ngomba kubikora kuko ari cyo nahamagariwe that's my point life purpose ni by the way life purpose ni nanjye nkubwiye ko ari bridge maybe mu bundi buryo butameze nk'ubwawe ariko it's a bridge yo kuba uwo ni mbere na mbere bridge kuri njye ku giti cyanjye yo kuba uwo nifuza kuba we mu gihe kizaza no kugeza wenda Kristo agarutse yasanga ndi muzima cyangwa naragiye no kuba bridge kuri bagenzi banjye mostly urubyiruko same as n'ababyeyi n'abandi bantu bose bakwemera guca kuri kino kiraro bakagira purpose they live life with God, goals and growth. Bridge tugira ibibazo buriya byinshi cyane abari roho Imana aremye tuzadufasha kugera kuri iyo ntego ariko tukaziruka tukazihunga hari n'uwo nakiriye mu minsi yashize yarambwiye ngo reko ukeneye umuntu nawe uzajya uruhukiraho ngo kubera ko ibintu wumva ngo bizatuma ngo utangira guhindura ibitekerezo uvuge se nkawe ibintu uri kumva ku myaka wumva bitarenze ati ujye ushaka nk'ahantu ujya kuruhukira kuko nawe uzisanga warahindutse undi muntu utatekerezaga abanyamakuru bakoresha mirror therapy urayizi therapy ya miroir abanyamakuru niyo bakoresha cyane cyane nk'abantu wenda bakapcaringa nk'intambara n'urugero yabonye ibintu byinshi biteye ubwoba ibibazo cyangwa umenya amakuru udakwiye kumenya hari ibyo tukubwira backstage tukubwira on camera uzashaka kamera ushyire mu cyumba cyawe ujye wividura buri kutashya wireba mu maso urebe na reaction uvuga inkuru naguteye ibabaje n'ibingi urabikora mbere ko nsohoka mu rugo mfite mirwari ninda nkahagaramo nkireba
nkavuga niyo nzi ko nababaye ko ni ntabwo uri bubwire umara umusoso urakashaka ukuntu useka nkabibwira aheza nkabyuka ngasohoka sinzi ukuntu bivuze ati umuntu azi mu buzima bwanjye uko bigenda we ntabwo wadeprima rero niba ubikora ntabwo ushaka kudeprima nk'igihe wumva ibintu rwose bati mana we atari n'ahangaha kuko njya gutangira the grace note bamwe muri abantu dukurikira bamaze kubimenya njyewe nkoresha social media cyane mu minota 5 bamaze kuzenguruka bamaze kujya kuri twa tuntu twa hafi ariko banamaze kuzenguruka nari ndimo ndareba ntabwo nari mfite akazi aho nakoraga byari byarahagaze ako nkunda kwibera mu rugo ndi kuri Snapchat hagezweho intuza yawe listen don't judge I hope you know it of course ntabwo yoberwa listen don't judge ngo ugiye kuvuga ikintu wakoze ngo ntabwo tukujudge ngo tuvuge izina ryawe abana barirekuye akajya avuga ibintu akavuga se mba muri iyi si kandi ubwo nabaga nicaye mu rugo ngo niba kuri church nta prote bafite ndareba movie mpaka nkavuga se abantu ahantu baba niho mba ngo ngiye ngo urumva ngo nakoze ibi n'ibi ngo ku mugabo w'abandi ngo agomba kuzajya nyishurira ndavuga se ibi bintu nyine gute nyine ibintu bishoboka so ushobora kumva ibyo bintu nawe ubwawe bikagutera trauma ari naho nagiye ntangirira missions yo ko nyine dushobora kuba niba abantu bisanzura bakavuga ayo mabi gutyo why not tutakwisanzura dushobora kubereka ko ashobora kubaho God's way same n'ibindi kuvuga ashobora kubaho God's way akubaha Imana akaba azi ngo arabizi neza ko nta mafaranga afite ariko from nowhere ushobora kubyuka ku mugani uko wabivuze ukavuga ndakwishyurira inzu ku kwezi instead yo kujya gukora ibintu bibi kugira ngo uwo mugabo wari ufite urugo arute aze kwishyurira inzu numva nyine ari ibintu bitumvikana so ibyo byose rero ni ibintu biremerera umuntu ntawe uri bubibwire biri no kukuremerera ntawe ugusabye ngo ubirebeho wagiye Snapchat ntawe ugutumyeyo wisaga waba uri umufollower wabo wumva detail ego ko nkakomeza nakanda nkavuga next namara kubyumva byose nkavuga se inyungu ziri muri no nyine nkatangira kubitekereza no kubidijira ngo ati kandi aba bantu turangana nubwo batakiseho ntuzanye n'aba agent banjye nyine what can we do kugira ngo tubihindure cyangwa se umuntu yumve ko bishoboka ko ashobora kubaho God's way atarinze guhemuka kugira ngo aramuke it makes sense actually hari témoignage imwe ngiye kuguha nigeze kugira umukiriya twe muri art therapy tugira ibintu byitwa pod ni ukuba ni nka penitence ya kera kunagendaga na akantu wicaramo uri umu art therapist undi muntu akaza akishira utari bumubone kugira kuba umutekano we abantu benshi bakunda privacy akaza akicara akakubwira ukamugira inama ariko ntabwo ukeneye kureba isura ntabwo ukeneye kureba ufite file utariho izina gusa imyaka afite umuntu uri kuganira ibiro bye ukamureba ibyo akora kuko ibyo akora igihe bihuza n'intuze na actually n'ibyo ariko amazina ntayariho n'ifoto ntayiriho kuri utamenya ngo ninde muri kuganira ariko ibindi byose uri kubireba rero bigatuma umuganiza ko hari ikintu ushaka kubwira umuntu nkawe ariko ntabwira umumama kandi ijwi mwese musounding nk'abadamu you get the point ibyo rero bituma umenya ibyo umubwene bitavuga hari nka slang nakoresha ndi kuganira nawe ariko nakoresha ndi kumwe n'umumama ufite 50 noneho ibyo bigatuma rero abantu barirekura akavuga si umuntu noneho najyaga ngira amatsiko kubyo nkumva nakebuka karebo nkumva nawe professional ariko nawe ugasanga umurebana gutya ntiyabivuga yego niba mva ruvuze ngo listen don't judge iyo uzi neza ko umuntu atari bukujudginge umuntu atari bukumenye kutivuze ugakoresha audio gusa abantu barabohoka none ugasanga nk'ikintu kiba kibatera ubwoba ni ukubabwira ko bavuye mu murongo wa Kristo ariko umva hano abamaze kwijugunya hehe hanze y'ididi ngo haba freedom ariko ntayo urumva irungu ntago rigira idini abantu badeprima bari muri church abandi bakadeprima irungu ni ukunanirwa kubana nawe ubwawe kandi ibyo bibera muri wema imbere you get the point iyi ni nabyo definition ya depression umuntu aradeprima kandi afite ababyeyi akadeprima afite abantu bamukunda afite amafaranga afite ibintu byose kuri icyo rero
abo bantu ubu uzashaka ukuntu kiriya akantu kagapodi nawe gatuma abantu bakubwira imyemerere yabo, imyizerere yabo, imitekerereze yabo, noneho wa murimo wawe wa depod wanuze wa Grace Note, noneho utangire ukore we bridge kugeza ubwo wa muntu wa nyuma wumvaga ari nka Lucifer muri kuganira uzamwicaza kuri intebe nicayeho mukaganira imbere y'abantu. I like that concept. You have a good thing. Thank you so much. Ariko ufite n'akazi gakomeye. It's a bridge. It's a bridge. Yeah, nkuko watubwiye mu gutangira as a art therapist. Ubigenza gute kugira ngo wumve abantu koko according ibyo byose tuba turi kumva? Of course you said uri bridge, you are serving Lord mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wowe ubigenza ute kugira ngo ikibazo cyiza? Actually art therapy igira ibice byinshi, ariko ntabwo umenya ngo ndakoresha methode ningi narakora consultance umuntu. Hari umuntu uba uri wenda uri deep muri painting, icyo gihe dukoresha colors, ko colors zishobora gutuma healinga. Yes, nibyo nakubwiraga, nukunanirwa kubana nawe ubwawe. Ikintu ngufasha no kubana nawe. Inzira nkoresha rero ni storytelling, writing, music therapy, healing garden. Ushobora kureba colors z'indabo na nature ugahealinga, kumva waterfall, kumva ukaba washyizeho step ya mbere kuganira kandi imbere bitakundaga. Ikindi nongeraho wenda ni painting. Ibyo rero byose nibyo twita art therapy, ariko cyane cyane burya mama wa byose ni storytelling. Ni nayo ko consultance ikorwa muri art therapy. Bivuze ngo session yawe ya mbere nuko njye nawe tuganira. Hari umuntu uza atabasha no gusharinga ibyo yabonye, atatinyuka kwegera muri icyo cyumba byabereyemo kugira ngo bivuge. Uwo muntu aba akeneye iki? Aba akeneye umuntu umumara ubwoba, no judgment. Ibi byo wakoze biri nomo, nanjye nabikora, ndi umuntu nabikora. Situation wisanzemo kugira ngo n'urugero wibe nk'uriya muntu, nanjye nayisangamo. You get? Ukamumara ubwoba gake gake akagenda aza. Iyo amaze kuza rero nibwo umenya ngo uyu muntu bitewe n'ibyo afite aravurwa n'ibi. Ariko biri non clinical, nta pills na injection. Ibyo ngibyo iyo dusanze burarembye kugira ubikeneye, turagutransfer ukajya muri clinical support, bakagufa ibyo bindi by'ubufasha ariko muri clinique. Ariko mu maboko yacu twebwe dukumira, ni nko gukumira nka polisi dukumira icyaha kitaraba. Uvuze ngo dufashe umuntu utaragera ahantu aremba. You get the point? Aho ngaho rero bikaba bishatse kuvuga ko mu magambo make nko rumbajije, iyo patient aje cyangwa umurwayi aje nkamukora consultance nkamenya ngo ndamufashisha wenda music therapy. Hari umuntu ushaka music therapy, hari umuntu ushaka kumva beat. Cyane cyane nk'abantu rokore benshi ba mu nsengero, avurwa n'umuziki ariko apana lyrics. Ko lyrics abazumva buri gihe bababwira twasaga n'abarota ko dutashya, mbere bafite ibyiringiro byinshi. Ariko ababura noneho gufata brain yo kayishyira mu cyo twita frequency ya iri alpha kugira ngo abalansinga impanuro yumvise, noneho na waves z'ubuzima. Uwo ngo ari akizwa na melody gusa, akizwa na beat, akumva umuziki, akumva instrument runaka, ugasanga nk'akagitari karamufashije. Undi ugasanga arakizwa na lyrics gusa. Urebye ni ibyo ngibyo, ariko byose bizingiye muri sharing. Ubu ukeneye ko sharing kugira ngo ubone umupakurure, noneho umufashe kubana no kwadopta ibintu bishyashya. Bisa nkaho wowe umaze kumva ibintu byinshi no kubona ibintu byinshi cyane. Nibaza how if you can help me, how can you enjoy life without losing God? Without losing God? How can I lose God? Oya, birashoboka ko ushobora kujya okay. Wambaye kubaza ko ndashaka kubaza. Okay, Christian life bus like iyo twayakanye iyo ntagibaho twayaka. Ni gute umuntu ashobora kuba yakwenjoyinga ubuzima turimo, akaba n'ibyo bitaramuvuga yabijyamo, naho handi yajyamo? Ariko si bitaramo n'ibi ntabwo byemewe. Oya, ndiko like it's an example.
kandi ushobora kuba muri prison ntabwo uri kumenya ko niba uraje ndagushyira mu mutwe wanjye bazuje ko njya kubyumva. Oya ikibazo uri muri concept y'idini sari kubikubwira va mu idini tuganire nk'abantu ngo barababwiye ngo kumva indirimbo ntabwo wajya kureba Davido look at you kandi ukamwumva mu modoka utaha really okay ati nta dini igira ni hari enjoyment yes iri tufa y'ibyo nk'umukristo we twemera nk'ibyo nakubwiye ushobora kujya muri izo group za house partying gukora ibintu birenze hari ama app n'ibindi byose wenda twebwe abantu tuba tutemerewe kandi nanone hari n'ubundi buzima twemerewe bwo kwenjoyinga. Ni gute dushobora kuba twakwenjoyinga ubwo buzima nk'uko tubyifuza ako still tukiri babandi ku mugani nk'uko ushobora kuba wajya mu kabari si icyaha ako still ntihagire umuntu ugushyiraho imbunda mu nzoga udashaka kunywa. Actually it makes sense. Ubuzima nibyo nakubwiye life purpose yawe ni igena surroundings uri kubyumva ni igena abantu ugomba kuba uri kumwe nabo ni kugenera ahantu ugomba kuba uri iyo ngiyo uyimenye nubwo uri perezida usohoka muri office ukagenda iyo usanze habanye n'ibyo uri burasohoka agenda ari ibintu bitatu bishobora kukubaho ukamenya ko wenda uri ahantu ugomba kuba uri nubwo uri ahantu ubwo hari mu rusengero ko ntacyo hamara uzamenye ko wayobye. Yego. Icya kabiri nubwo uri ahantu ukabona nta muntu n'umwe urekonesa presence yawe wasibye ntawe ubimenya waje ntawe ubimenya uzaha usohoka ugende. Icya gatatu nujya ahantu ukabona urahagirira irungu kumva muri uho rwana nawe ubwawe actually abadini n'abantu bakomeye cyane turayisha kamere yicute niwe wowe uyicute ahantu uzumva ukumva ubwawe uri kwicira urubanza kuko uhicaye sohoka ugende ntabwo uba ugomba kuba uhari. bivuze ngo life purpose yawe ntabwo ikwemera ko wicaye aho hantu n'Imana rero niyo mpamvu nakubwiye ngo how can I lose God ntabwo bishoboka kubera ko njye Imana iba muri njye nabishaka ntabishaka Imana iba muri njye. Ndaguha urugero ruri biblical. Stefano yaragiye kwica abantu Sawuli yaragiye kwica abantu Imana iramuvugisha iramuhindura nta wiriye yari irimo nta bushake bwari burimo. Nikodemo yari umukuru w'idini baramuhindura nta bushake bwe bwari burimo. Even Moise Abraham nta bushake bwabo bwari burimo. Bivuze ngo ikintu kimwe kibaho ubuzima bw'agakiza cyangwa se ubuzima bwo kureka ibibi ni ukugira indangagaciro kandi rimwe na rimwe twibwira ko tuvoma hanze yacu kandi nyamara tuzivoma muri twebwe. Rimwe na rimwe usanga ari ibyo wakuriyemo ko wize aho wabaye cyangwa se life purpose umuhamagaro ukurimo ugomba gukurikira wanze ukunze wowe ngo ukurikira ubishaka utanabishaka ushaka kwisanga kuba uri ahangaha wenda utanabikunda ariko Imana ikakuzana ugahura n'aba bagabo bakagutunga kamera ugashiduka wampamagaye tukaganira ukansharinga nawe. Bivuze ngo life purpose ni key yo guhuza ubuzima nakwita bwa hano ku isi n'ubuzima actually bw'umuhamagaro wacu ariwo tubwita spiritual life cyangwa se zoe uzi ari cyo abakristo zoe mu bintu ubuzima bw'uko kizi ubuzima nyine eternal life n'ubuzima budashira ubuzima budashira ku buryo ubasha guhuza zoe ubuzima budapfa ubuzima bwawe bwa nyabwo ntibuzapfa ariko umubiri uzapfa. Bivuze impamvu tugira imitima itatu no muri filozofi nyarwanda haba imitima itatu umutima nda umutima mana n'umutima nama. Umutima nda niwo ubamo icyo twita ibyaha ni ibyaha. Umutima mana rero niwo ubamo guhuza isi ibitagaragara n'ibigaragara. Umutima nama rero niwo wandi wo gukunda mugenzi nk'uko wikunda. Hari ibyo ntagukora kubera ko uri nkanjye hari ibyo ntatinyuka kubera ko mbikugomba hari ibyo ngo utansabye byinshi cyane nkavuga nti nese ujye ubona ukuntu abantu benshi bafite igare gufasha abandi
umuntu wese aravuga ngo ngiye ngo purpose yanjye ngo ni ugufasha abandi ariko urabafasha iki? You get the point. Ugasanga bya bindi gitabike hari umuntu wabuze igihumbi cya minerivare yo muri 9 years kandi wowe ukagikoresha nta n'uba wumva utanafite usenga n'Imana ngo Mana nakennye kandi ufite nka 100 cyangwa 200. Bivuze ngo icyo wita gito cyafasha abandi bantu ahubwo surroundings zawe ukora life purpose yawe gute, akamaro kawe nakaye. Ushobora kujya kuri social media amagambo kuri wibombokera umunsi wose ariko hari umuntu wari kwiyahura ntiyahure ko wavuze gusa ari nayo mpamvu Imana yagushyize muri iyo mpamagaro ngo uzasevinge rongo 3. That's my point kuri ibyo ngibyo. Same as me. Nagiraga na bijya kure. You can nibaza ko kuba ku mugani ufite intego yawe no wifuza kuba we utagendeye ku muntu cyangwa ku idini, kwiyubaha no kwiyubahisha no gushaka kugera aho ugera, kuba umukristo wa nyawe cyangwa se to enjoy your life udatakaje ubukristo muri wowe. Cyangwa nk'urugero tuvuge ko uri nko mu kazi ni urugero rwumvikana kandi ruzwi cyane ruhoraho, uri nko gukora muri institution runaka, barakubonye Corinne umwana uri gutambuka ati urabizi nuhura na boss azahita bagwa nka branch runaka uza assistant ubundi bakabwira ati reba bicaye hariya bose ukuntu bameze, uzahaguma imyaka nk'icumi babone kukwibuka no kugupromoting, ariko nuciri yanzira ushobora guhita uzamuka, ushobora kutabonwa n'abantu ukabikora kuko ukazamuka. Hari na story yabaye nigeze kumva y'ibyo bintu byabaye by'ukuri. Umwana w'umukobwa ageze aho ngaho kimunaniye, body irateranira avuga ngo ugomba gusubira inyuma. Arangije ahita ajya kumubaza ati ko bansubije inyuma muhunga, baramubwira ngo nakugejeje aho ngaho ubwenge bwawe nibwo bugomba kugutinza cyangwa bukagukura. Nayikoraga mubeshya. Icyo nagomba gukora naragikoze, icyo dushaka ni iki. So nk'indangagaciro zawe ku giti cyawe, niyo nta muntu waba ukureba, niba uzi ko uri mukuri koko, niba uzi ko ibyo ushaka kuba byo, ushobora kwicara ukoza amasahane and you enjoy that life, utarinze kujya mu tundi tunyaka. Kuko sinibaza ko ku mugani nk'ibyo wari uvuze uri ahantu uzi neza ko dagakwiye kuba uhari, sinibaza ko wabunezerewe, sinibaza ko ugira irungu unanirwa kubana nawe ubwawe. Ntago bikunda outside abantu batabibona nyamara kuko abantu bafite kuntu baswitchinze bino bintu barabihindura ku buryo twumva ko umuntu w'umugabo n'ufite amafaranga, ariko kuri ntago uzi abagabo muri quartier babakene ariko abagabo bavuga ijambo kumva n'umugabo nubwo nta mafaranga afite ariko yavuga ko gute umuntu n'umugabo. Hari n'abandi tuzi abakire b'amabono avuga ijambo afite miliyari ukayishaka ikinavuze ukakibura kigali ndayikunda ukamushaka ukamubura. That's the point. Bivuze ngo success ntabwo igaragara kuri bank account. Success ubwo ni ukwactivating purpose yawe ku buryo ukora icyakuzanye. Erega hari abantu ushobora kubura bakavuga ngo bayeho nabi paraporo y'iki. Niba n'urugero ngewe narahamagariye guhindura abandi bamotari bagenzi banjye, Imana ikangira umumotari, mbayeho nabi gute? Perezida ntabwo arusha kubaho neza, mbayeho ubuzima njye nishimiye. Yeah, that's the point. But the Grace Note mostly ni urubuga rw'urubyiruko. Twakomeje tuvuga purpose. Urubyiruko n'imyaka ingahe ko maze kwirenga? Waba uri hano byagenze gute? I'm joking. Ariko hari n'ubwo waba inshuti y'urubyiruko. Wenda. Nindi kubwira. Hari niga n'umuntu utazi purpose yiwe. How can you know that? Actually purpose ushobora kuyimenya, ndakoresha wenda nka methode 3 zo kwigisha umuntu kumenya yamenya purpose ye. Purpose ni ikintu ukora udasigana, ntago ari cyo uhemberwa. Ko umurimo n'akazi biratandukana. Akazi uragahemerwa ariko umurimo ntawo uguhayiringa. Ni ibintu ukora ubyutse, mbega ibintu ukora ukishima nta kindi gihembo utegereje. Actually bibaye muri purpose. Noneho ari challenge y'ibintu bitatu njya nkunda kubikoresha, guhuza impano yawe, passion yawe na career yawe. Passion nibyo ukunda, sibyo gukora ariko bitaguhemba.
impano n'ibintu ukora neza ariko utize udafite qualification utadefanda kuzi muzo y'abantu kariyeri n'ibyo wize waminuje cyangwa se uzi neza bazi kuzi binaguhemba ariko wenda udakunda. You get the point? Ibyo rero iyo bashije kubibalance uko ari bitatu uhitamo ushaka ikita rusange. Ikita rusange ni iki? Rimwe na rimwe usanga ibintu dushoramo amafaranga twavanye handi muri ya kariyeri yacu ari twita passion bikunda kuba bifite ahantu hanini ku kigero cya 75% duhuza na life purpose yacu. Nkanjye n'urugero nkunda art. Nkunda art ku rwego dushaka kubyumva. Ibintu byose nakora nshora muri art. Nubwo wayama ari impano ngo nyagura inzu cyangwa imodoka metanyashyira muri art. Kandi mbishaka ntabishaka iciduka nabikoze. You get the point? Bivuze ngo ntago habura ukuntu ndyamira irandyamira ku rwego mbona ukuntu mbigenza. Iyo ni methode ya mbere. Methode ya kabiri rero ni meditation. No kwisubiramo kibwiza ukuri. Ugomba ari ibintu bitatu ugomba kubuzi neza. Ugomba kuba wiyizi wowe bwawe. Yego. To know yourself. Umuntu yimenya iki? Umuntu yimenya ibyo ashoboye. Akimenya ibyo agerageza n'ibyo atazi. You get the point? Yego. Hari igihe abantu ngiye ushobora kuba ndi kubonamo umuntu ariko atari uri we. Yego. Na nunda kureba mu nda ariko atari ibyo ushoboye akora umushobozi atari gufite. Bivuze ngo wowe ubwawe ugomba kwibwiza ukuri kuri icyo. Icya kabiri kigunda gucalenginga abantu. Twese nanjye narakigize gikomeye cyane. Kumenya Imana iyo turi abana baratwigisha which is good, Sunday school ahantu hose bakatwigisha which is okay. Ni gutukura ukaba utabasha kuvuga Imana noneho uko uyumva uko uyemera uko uyibona ukaba utabasha kuyisobanurira umuntu ngo ayumve. Barashye muri twese tuzi ko batubwiye ko renga icyo ngicyo wibaza ibibazo ku Mana utinyuke critical thinking. Wibaza uti bundi Imana ingomba iki nyegomba iki. Si ikibazo cyoroshye kumenya Imana rero no guhera muri urumuri ruhera muri wowe. Ukamenya ngo ngewe ni mu ndangagaciro zanjye ku mutima wa popinga buri gihe. Ari na methode ya gatatu ngiye kutanzibuza ari ebyiri. Umutima w'umuntu burya urashukana. Ariko icyo mweshobora kumugita Holy Spirit iyo biri gupopinga bivuga ariko umutima nama ariyo munafuze kare. Umutima nama wo uhora buri munsi expose ikintu kiri mu mujyi wagakwiye kuburimo. Uhora ugupropose ikintu gihabanye n'icyo ushaka. Nicyo wumvise ari cyo bakubwiye ko ari cyo. Ushobora ngo wenda ngo kora makeup n'urugero rworoshye. Kavuga ariko kuri makeup wayiretse. Makeup wayiretse ko nta mafaranga abamo nta bakiriya uzabona biza gushyira mu bantu wenda udakwiye kuburimo class y'abantu utagomba kuburimo. Wenda n'urugero Slay Queens n'urugero ntago mbacira urubanza ntibanyumve nabi ndanabakunda. Urumva noneho ukavuga uti yakoze ko ari byo reka mbyihorere. Cyangwa se kuvuga oya icyo nshaka no ko mnanye mba famous nkamenyekana nkakora makeup kujya nkorera abantu baje mu Rwanda bakomeye. Ukabikurikira ko mu cyuko atari yo muhamagaro wawe. Ugasanga muhamagaro wawe n'ubuhe ni the grace note. Ariko urayunga kubera ko iragusaba kwicira ukifata gikristo kibera gutya. Nuko ndagenza gute. Ariko reko no yifashe uziko imiringo. Naguruka ndagenda. No, I'm joking. No. Ibyo rero bigatuma witinyuka wowe ubwawe ugatinyuka ntago naba kutinyuka Imana ariko ukwiye no kwitinyuka imenya. Yego. Kwitinyuka ibintu abandi badukanga ntawe ubibaza ku Mana ibi ngibi ntawe ugira gutyo kandi nyamara mu mutima deep down urabyibaza. Nifuzaga kubaza undi nyuma y'ibyo byose bavuze ndifuza kumenya usenga ute. Basho cyiza bigite kukibaza Yesu aravuga ngo data twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe cyangwa ubwami bwawe buze. Ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nkuko gikorwa mu ijuru. Actually ndicemo ibice kugira ngo nkubwire uko nsenga kuko deep down in me. Ndasenga ngasaba nkanashimira kandi byose biri muri iryo sengesho. Ngiye gutangira nsenga data twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze
icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. bivuze ngo njye nsaba kuba munsi y'ubushake bw'Imana, iyo ibyo yumva binkwiye, ibyo nzi n'ibyo ntazi ishaka ko nkora yampamagariye mbikore, ariko bitanyuranyije n'umugambi yankiriyeho. Ifunguro dutungure duhe none, ntabwo nkwiye kuta papasi yanjye nkurikira ibyo kurya n'amafaranga, ahubwo niba ndi mu murongo mwiza nankurikire. Ifunguro dutungure duhe none, utabarira ibicumuro byacu. Gucumura ni ibyo nkorera abandi, ariko nanjye nkarenzaho ngo nk'uko nanjye mbabarira abancumuyeho. You get the point? Bivuze ngo kuba abantu benshi basaba kubabarirwa ariko ntibasaba kubabarira. Nk'uko nanjye mbabarira abancumuyeho. Imbaraga nke numva nagize n'undi yazigize kuri njye, wansitayeho nawe yazigize kameme. Ntabwo ari ibintu byambayeho gusa ngo njye nagutsitayeho, ariko numva wambabarire ariko njye simbabarire. Wenda umukozi wanjye wo mu rugo atinze guhisha, ariko nkahita mukubita ikinyarwanda cyuzuye, kandi nkaza ngo mana ngo njye mbabarira bosi. No kwikunda. Ntuduterane mu bitwoshye. Nyuma y'ibyo byose ndi munyantege nke. Hari igihe amarangamutima nganza, hari igihe environment nganza, peer pressure bigatuma binyoshya. Aya kamere twavugaga nayo ikayishiduka ikushyize ahandi hantu utari bwikure. Ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Icyago ni iki? Icyago ni ikintu kindusha ubushobozi, nakwita force majeure. Ni ikintu na control, nafiteho ububasha bwo kurija no gukontorora, ari saa cyangwa aho mbishaka ntanabishaka. You get the point? Aho dukize icyago nuko nsenga. Nirira sengesho buri. Amen. Ibindi birenzeho bijyanye n'icyo twita agenda y'umunsi. Mana nagonganya na Corinne mbabarire mu mutima wo koroha, nzamusaba imbabazi ejo. Mana nkweretse ibyo nifuza biri mu muhamagaro wanjye, bimpe bishyire hafi, ibiri hasi ubizamure, ibiri hejuru bimanure, ibiri hirya ubinyegereze, byose bimfasha gusavinga impamvu rero no kubaka ubwami bw'Imana mu isi. Ko ni misiyo yanjye, kubaka ubwami bw'Imana mu isi, ntabwo ari ukubaka ijuru. Ijuru rirubatse, ubwami bwayo hano. Ubwubaka ute wowe ku giti cyawe? Ni ugukora icyamamagariye gusa. Ntabwo ndaraza ngo njye gukora ibyawe n'ibyanjye, nkora ibyanjye gusa. Nkamenya ngo icyo ngomba gukora ni iki, kandi nkagikorera igihe. Ntabwo binsaba kugira ngo nsabe kugira ngo nguhe. Iyo mbonye ikintu gikeneye nkiguta kinsabye. That's the point. That's nice. Uzi ubwenge bwinshi. I would like to have you and again. Ni ukuri n'ahangaha bijye mu nshingano zawe. Nayikunze the grace. Ni ukuri habi wawe. Uransharinze ariko umpaye ibitekerezo byinshi. Usengute by the way. Usengute. Akebo kajya he? Same as nanjye ndashima, nkasaba imbabazi, nkanasaba. Ndashima kuko sinzi nanjye njyenyine bibaho, ariko umunsi ku wundi ndushaho kugira ibindi byinshi nkomeza gusaba Imana. Ndushaho kugira ibindi nkomeza kugirana umubano nayo, ndushaho kugira challenges nyinshi mpura nazo, ariko by'ukuri mbanza gusaba umutima wo kubabarira mbere yuko nsaba kubabarizwa, kuko that's nice. Kuko ku mugani wawe benshi basaba imbabazi ariko hari ubwo batababarira, kandi ntabwo ari ngombwa ngo tubabarire cya kintu kinini na twa tundi duto cyane, nk'uko nazanga nk'itara rigapfa nkagenda mvuga nabi, ariko nakwibuka ko ari bwo buzima, byanashoboka ko umuriro wagenda Janapfa ariwe urifite rega. Yego. Urifite ukamutuka. Abantu uri behind the camera. Rero ndasaba, ndashima cyane kuko byinshi cyane biriho n'ibyo gushima. Nkasaba Imana imbabazi, nkanasaba umutima wo kubabarira, nkanahita mbabarira nabo ngabo, hanyuma nkayisaba uko umunsi ku wundi bigiye bigenda ku mugani nk'uko muri agenda zacu bimeze. Yeah, that's good. Ndi kugushimira ko wemeye kubana natwe, wemeye kuduha ubuzima, ariko again kuri topic yacu igarutseho, gira icyo ubwira urubyiruko. Navuze ko ari urubyiruko ariko like n'abantu bose muri rusange. How can we balance that? Nk'umuntu utabyumvaga, nk'umuntu utabitekerezaga, nk'umuntu byanagongaga,
kuko hari ubwo ushobora kubaho mu buzima bwo gushaka imiya cyane still n'ubundi ukibagirwa ko dukeneye iyo zoe nk'uko twabivugaga. Hari n'ubwo ushobora gutekereza ko ariyo dukeneye cyane mu gihe kizaza, ukibagirwa ko ukaba wanashukwa n'ubuzima bw'isi cyangwa by'urusengero, still ukajya uza gusaba abantu biriwe bakora umunsi wose baransinze ubwo buzima bwo kuba yaba ari mu rusengero, akaba ari no hanze, akaba ari gushaka amafaranga, ejo abana be bakabaho neza, ukirirwa uri kumubwira ati wampaye nyamara inzira aciyemo nawe wayicamo. Like a message kuri topic twaganiriyeho. Urakoze cyane, ni ikibazo cyiza ariko nanone kiganisha kuri calling yanjye no mu gihe kwisubiza nishimye. Dufite ikibazo gikomeye kuri societe nyarwanda cyitwa culture shift. Culture shift ndayidefinisa gake ariko reka nyivugeho gato. Ni ukuntu umuco wacu uba influenced n'indi mico y'ahandi cyangwa se n'ibindi by'ahandi actually binyura kuri social media n'andi ma rezo societe atandukanye, bigatuma twebwe dutumwimerere wacu tukihunga nkumva kugira ngo mbeho neza ariko mbaho nkawe, kubera ko rero posting inshuro nyinshi followinga, ugasanga rimwe na rimwe utakaje values, utakaje ibyo wemera ko ari byo ntukibyemera ko ari byo. Niba uri umuhungu kumva ifoto ya siga kubera ko abonye ririwe nayifite, habaho influence ya culture noneho ikadomina, kubera ko ari byo uhora ureba, uhora ubona, uhora ubamo, bikadomina bya bintu utekereza n'ibyo wemera. Rimwe na rimwe n'abantu bagukikije n'ibyo bemera ko ari byo. Nta muntu ushobora kumva ko actually yakureba akavuga ati ureba wambaye Balenciaga ni ukomeye, n'urugero. You get the point. Bigatuma rero abantu rimwe na rimwe nka souls zikiri vierge niko nabyita z'abajene, yo ita switching. Niyo mpamvu tubyita culture shift. Icyo nasaba rero mu guhuza ubwo buzima, mwikwihunga, abadukurikiye mwikwihunga, nimurebe muhitemo ubuzima koko budefinisi igisobanuro cyawe ubwawe. Ubuzima ukora uba mudatinya kwereka abandi ko ari bwo ubamo, ariko nanone bushyira ahantu utabasha kwikura. Sinzi uri kumva ndi kuvuga, ahantu utabasha kwikura, ni kuvuga ngo hari igisasu umuntu afata ariko akaba ari ebana, akaba ari kamambaye, akaba ari dawa ya moto ni moto. N'urugero bimwe bavugaga by'urugero ku bakobwa bikunda kubabaho, ugasanga nk'umuntu n'urugero niba abagabo bishyura nawe ashaka kujya mu bagabo, akareba nk'abantu nka 5 wenda kurikira kuri social media bubatse inzu zivuye mu bagabo, akumva nawe niyo nzira, ikimero cyiza aragifite, aragenda nawe ajye gushaka akurikira umurongo. Nyamara mu by'ukuri urasanga atakaje w'umwimerere na life purpose ntabwo ari kuyihunga, ahubwo agiye kwiyanduza, aribo bazatugora mu myaka iri imbere baza ngo bakizwe. Ahubwo batangira gukiza kwiye kubaho, ariko mbere na mbere imenye numara kwimenya ushaka life purpose yawe, ibindi byose bizaza bikoroheye, bizakwiruka inyuma. Nta kintu kibabaza nko kuba mu buzima udafite life purpose. Aho uyimenye nubwo uri perezida, byandi wirutsemo wayobye, urasohoka ukagenda, ukayikurikira ukagenda. Ntekereza ko inama nabagira no kwimenya cyane byanyabyo, bakibwiza ukuri, bagashaka life purpose yawe. Ubundi kuko muri life purpose ugereramo values. Values rero ntago ziri universal, ntago ari ibintu ibyo nita valeur ushobora kuba ari kirazira iwanyu, kandi ari valeur iwacu. Bivuze ngo life purpose ni shaping a valeur ugomba kuba ufite. Niba uvuga slang kubera ko wenda n'urugero ukora rap, ariko nabwo mu rusengero cyangwa se nkandi hano hari abaraperi bo mu rusengero byo babona, kandi bavuga slang cyane, nta kibazo baba bafite kuzivuga. Actually I think you get my point. Ntekereza ko ari icyo nagira abamenye inama, kwimenya bakamenya life purpose, ibindi byose birabakurikira. Nta kindi kintu gifite agaciro uretse icyo ku isi. In living a balanced way in God's way. Know yourself and find your life purpose. To balance bwa ubuzima abantu batubwiye ko natwe dutekereza ko umutima wacu ari bwo Imana ishaka, bitabuhurira muri ya life purpose yawe na bwa bundi wifuza bw'inzozi, ubona ari ibintu by'abandi bakora by'inzozi utageraho, byose bihuriramo aho ngaho ukagenda wishimye. And that's a balanced life, birashoboka byanze bikunze. True. God bless you so much. Twanizere kukugira. Tugeze mu kindi gice cyacu cya kabiri cyitwa Vibe for Christ. Here we vibe. Wakomeje uvuga ngo ndaboring, ariko nyamara
ntabwo mbizi turn the volume up ntabwo mbizi yanze bikunze bigomba kuza nifuzaga kubaza if laziness was sport would you get gold or silver? Which one? Laziness? Laziness. Nabona silver. Look, I can't get gold in laziness. Inde abantu wahamagaye bwa mbere ikibyoga ko ninde ngo akabyara hamwe nindera ariko muhimba ndamubuze mu gitondo twabonye bwa mbere ninde unahamagaye cyangwa twavuganye hari unahamagaye ntiyitaba mpamvu mbibajije hari unahamagaye ntiyitaba ariko hari twavuganye twavuganye n'umujama wanjye twavuganye ari n'utuntu nagomba kumuha mbere ko nza muri podcast ndagira ngo mubaze address n'umwoherereza nufite amafaranga angahe ubu tuvugana mu ntoki nta na rimwe ukandagiye z'abandi byagenda gute nyafite kuri momo bidakunda ko kwishyura sha ubwo namusigira ingwate ufite ababyeyi bombi oya mfite umwe mfite mama gusa mama wawe uheruka kumubwira ko umukunda ryari gahita simubwira ko mukunda kenshi ahubwo nuko ntari maze igihe ntamuhamagara ariko igihe turi kuvugana nabimubwiye gahita I love you so much arabizi ese bimubwira mama ngo uzangurira fanta oranje arabizi ko mukunda hano dufitemo ibibazo rero ishuri buhitemo n'ikiradusubiza si ngombwa icya mbere kenshi tubona arambaje ngo ni ikihe kintu cy'agaciro utunze ndetse n'iyihe nkuru ugifiteho niba ntacyo ni iki wakwifuza gutunga uravuga ikintu byo gutunga cy'agaciro nta kizanye ni iyi saha nambaye tubwiye n'inkuru yayo iyi saha yitwa Rolex Rainbow igura $28 by'amadolari ni impano ni impano umugore wanjye yampaye ku bukwe actually ayigura nagize ngo tuguze imodoka ngiye ko nabona bazanye akaduka ngana gutya iri bintu ntunze by'agaciro kandi nkunda inkuru yayo nuko yayimpaye ariko niyo mwibukiraho ko ntakiriho yitabye Imana iri bintu mwibukiraho sinakubwiye ngo turi birondo njya kubitekereza ninjira mu rugo akiyo sawa urayisiga ubwo waba untwaye ari bivuga ngo la prima vidance bagage habaye nta kitambika nta kikugira mu nzira ni uwuhe mushinga wumva wakwishimira kuzana muri ubu buzima actually umushinga nakwishimira kuzana muri ubu buzima nkawukora nkumva ndishimye ni mental health support kuko niba hari ikintu mbona actually cyaraminga gisakuza cyane muri iki gihugu numva cyaba n'umusanzu wanjye cyanatumye ntangiza ibintu bya mental health nuko biri très danger kuri budashobora kubyumva abantu benshi bararushye barababaye usanga nk'ibibazo dufite rimwe na rimwe tutazi ko ari n'ibibazo dore ko mental health ari ibintu bishyashya mu myumvire yacu kera byitwaga uburozi baramuruza ibisazi kana kabagize gute ariko ubu ngubu tumaze kubona ko ari uburwayi buvurwa kandi bugakira nakora awareness kuri byo ndetse nkanakora rehabilitation center navuga ko ni nka center zibafasha kuba bakira ibyo bintu ni nabyo natangiye bivuze ngo ibintu umbajije natangiye no kubikora already urahakwiye mu gihe gikwiye akwiye mu gihe gikwiye last one ariko ibintu ikibazo ni cyiza na values abantu bakeneye kugira values ntabwo umuntu ufite values yarya ruswa ni iyihe nama wigeze guhabwa ikakugiraho ingaruka kugeza n'uyu munsi
nziza cyangwa imbi? inama nyinshi ndi gushaka actually inama ikomeye nigeze guhabwa ni umugani nigeze kubaho ni prova ndwana no kuvuga abantu bumve ko nganira nk'umuhanga, abantu babone ko nakoze cyane banshimire, abantu bumve ko nk'ibi ngibi babimpereze, mbega nshaka amashyi. Ariko byose nkabizingira ku kintu kimwe, nkiringira ubwenge n'amafaranga. Imana irankungirira bimpa, ariko ngira ikibazo kimwe, sinishima. Rero inama bangiriye ni umugani umubyeyi umwe yanshiriye, yarambwiye ngo amafaranga n'umuryango ibyo byombi bimara ubwoba, ariko ntibimara ubworo. Ubworo ni actually hari uzi gutandukanya need na wants. Ubworo ni ibintu ukeneye biri mu mutima deep down in you, ariko amafaranga adashimaho ntago abikoraho. Nubwo wayagira urakomeza ugahangayika kandi ubifite. Ntago ari ukwiyemera, ariko ku myaka yanjye mito icyo gihe nari ngifite nka 30, Imana yarayampaye ku buryo byari bigoye kubona utunze nko nari ntunze icyo gihe. Ariko mbura amahoro kandi ahari. Umuryango ndawubona, ariko mbura amahoro kandi uhari. Wayaburaga gute? Nuko nabyiringiraga ko ibyo bitanga ibyishimo. Nkumva ko nkeneye kujya ahantu ukoninga lounge, kumva abantu bakanywa bakagutera story mugapurapinga, mbega kumva uraza kuhava wishimye, bikanga. Waje kuyabona amahoro. Nicyo kintu nagira abantu inama. Nagarutse muri njye nsanga narasigaga ahubwo nkajya gushaka nkayashakira mu bintu kandi ari muri njye. Bivuze ngo amafaranga n'umuryango, abantu mwebwe munkikije, inshuti zanjye, umuryango wanjye, mumara ubwoba gusa kumva ngo ndi mwene wanyu, umuntu akavuga ati ni umwe nawe nakorine. Umva bikumaza ubwoba, ariko ntabwo bikugera ahantu, ntabwo bituma ntasonza kubera ko uri mwene wacu. Nta hantu bihuriye. Ntabwo bituma ntateseka kubera ko uri mwene wacu. N'amafaranga rero nayo nuko. Hari ibintu byinshi amafaranga ataguha. Actually ibintu by'agaciro byinshi birenze ntabwo amafaranga bigura. Ntabwo amafaranga bigura, honestly speaking. Nyine yagura bimwe bavugaga by'agaciro, imodoka nziza, inzu, ariko bya bindi bine twavugaga Imana iguha igeze ku isi, ntabwo amafaranga bigura. Ibyo nabimenye ntinze, niyo mpamvu meze gutya. Arakoze cyane. Nanjye reka nyibahe, amafaranga n'umuryango bimara ubwoba, ariko ntabwo bimara ubworo. Hari umuntu nakiriye hano aratubwira ngo urabona twa dutrend tujya tuza kuri social media, bavuga ngo ntabwo nabyemera n'utundi ahari nashonje. Ahari nashonje. Turiya twese tuzi why turiya tuntu dutrendinga cyane kuruta that key point y'ubuzima tuba duhawe. And that's my wish ko natwe kantu nk'ako konyine gashobora kuba kaba trend, kandi karimo ibintu byinshi cyane bisobanuye abantu benshi bacamo batazi. Thank you, urakoze cyane. Imana iguhe umugisha, mwakoze kubana natwe. Mujye mutubwira aho mwafashijwe, mutubwira aho twakwimpruvinga, byose turabyemera. Tubahe ikaze no mu kiganiro cyacu cy'ubutaha.